buriya mu buzima bwa buri munsi uzaharanire ko abantu bazagutinya, bazaguha respect, kabone niyo baba batagukunda ariko bakagutinya. Nta muntu n'umwe kuri iyi si utagira umuntu atinya, nta n'umuntu utarabonye umuntu akumva aramutinye, nta kintu baravugana, nta kintu na kimwe yari yamukorera, ariko yamureba gutya akumva aramutinya. Ubundi gutinya umuntu biva mu myitwarire ye, biva mu byo akora, biva mu buryo agaragara. Ushobora gutinya umuntu bitewe n'icyo yagukoreye, ushobora gutinya umuntu bitewe n'uburyo ki wamubonyemo cyangwa imyitwarire yakweretse. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe imyitwarire 10 ugomba kugira abantu bose bakagutinya. Iyi myitwarire 10 igirwa n'abantu batinyitse, nutangira kuyigerageza abantu bose baraguha respect, abantu bose baratangira kugenda bagutinya gake gake. Buriya kugira ngo abantu bagutinye kandi bakubahe, no kugira ngo abantu bagusuzugure, baguca amazi, byose ubigiramo uruhare, byose biba biri mu biganza byawe. Hari igihe ureba umuntu ari ubwa mbere muhuye ukahita umusuzugura, ukamuca amazi, ukabona nta n'ikintu mwavugana, mutari mwavuganaho na rimwe. Cyangwa se ukareba umuntu ukumva uramutinye, ukumva umugiriye ubwoba, atarakuvugisha nta n'ikintu na kimwe aragukora. Iyi myitwarire uko ari 10 uyikurikirane, yose izagenda igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Biragusaba kuba ino myitwarire yose uyigira, kuko umwe ugenda wungikanya n'undi. Biragusaba yose kuyikurikirana kuva ku wa mbere kugera ku wa 10. Ikintu nkwibutsa, niba utarakanda subscribe, banza urebe ko wakanze iyo buto ya subscribe, ulakinge video, nibigukundira unasharinge no ku nshuti zawe wumva ko kino kiganiro cyafasha. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki rero? Ikintu cya mbere ugomba gukora, niba uri kuvugana n'umuntu, ashobora kuba ari umuyobozi wawe, ashobora kuba ari mukuru wawe, ashobora kuba ari abavandimwe, ashobora kuba ari mu rugo, aho waba uri hose. Niba umuntu akojeje ikibazo, mbere yuko umusubiza, ujye uhita ufata akanya byibuze k'amasegonda 7 kuzamura. Nikabe akanya gatoya, ariko nikabe n'akanya kanini, akanya kagereranyije nk'amasegonda 5 cyangwa 7 kuzamura mbere yuko usubiza. Nimba umuntu akubajije ikibazo, wowe ujye uhita ubanza ufate pause. Icyo gihe ufashe pause, uba urimo uratekereza ku cyo ugiye kumusubiza. Icyo gihe ufashe pause, ntabwo ushobora gutanga igisubizo uhubutse, ntabwo ushobora kumuha igisubizo kibi. Ako kanya rero ufashe pause uri gutekereza ku gisubizo ugiye kumuha, we nawe uba umuhaye umwanya wo kugutekerezaho. Ahita atangira akibaza uburyo ki utahise uhubuka kugira umusubize, agatangira agatekereza uburyo ki ubigenzemo gake, agatangira agatekereza uburyo ushyizemo ubwenge bwo kugira umusubize, agahita atangira kuguha respect mbere yo kumusubiza. Nutangira kujya ubikora gutyo, umuntu yajya kubaza ukamusubiza haciyemo akanya, umaze no gutekereza ku byo akubajije, uzabona ko imyitwarire uwo muntu yakugiragaho izagenda ihinduka gake gake. Ubone nawe kujya kukubaza ikibazo, azajya abanza akubaza ikibazo yatekerejeho inshuro nyinshi, kuko abizi ko uri bumusubize nawe watekereje kandi uri bumusubize igisubizo gifatika. Nutangira kumusubiza rero, nutangira kumusubiza, bikore wiyoroheje, witonze, kandi umwereka discipline nyinshi, kabone niyo yaba ari mutoya kuri wowe. Musubize witonze ikibazo akubajije, wabanje gukora iyo step yo kubanza gufata akanya. Noneho mu gihe utangiye kumusubiza, wihita umusubiriza hejuru. Musubize witonze, ubikore witonze, kandi wanamweretse discipline yo ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe uwo muntu azahita atangira kugukura mu rutonde rw'abantu yasuzuguraga, ahubwo atangire kukubaha, atangire no kugutinya, kuko uzaba umweretse igikorwa cy'ubutwari, igikorwa cyatuma agutinya inshuro 100. Icyo nicyo kintu cya mbere rero ugomba kujya witaho mu mivugire yawe, mu buryo usubizamo n'imyitwarire yawe. Nubihindura bikagenda gutyo,
ndabihamya neza 100% ko abantu bazatangira kukubaha bakanagutinya. Ikintu cya kabiri wakora rero ni iki? Ikintu cya kabiri uba ugomba gukora, imyitwarire uba ugomba kugira ngo abantu bagutinye, no kugenda gake. Kugenda gake mvuga ni kwa gutambuka za ntambwe utera ugenda. Ni urugero, nimba ugeze ahantu hari abantu bari kuganira, cyangwa se ugeze ahantu ugiye kwinjira, kugira ngo abantu bahite babona igitinyiro cyawe, biragusaba kugenda utera intambwe gake gake, urutambwe ku rundi. Kwa kundi uza ukubita ibintu wirukanka ugira ute, abantu bahita bakubona nk'umuntu ushobora kuba afite ikibazo cya stress, ushobora kuba hari ikindi kibazo yaba afite mu mutwe. Ariko kwa kundi wowe urimo uragenda utambuka gake gake, intambwe ku yindi, usa nk'omboka, umuntu ukunze kugenda gutyo akenshi usanga abantu bose bamutinya. Uburyo ki abagendamo, uburyo ki abagenda intambwe ku yindi, nibyo bituma umuntu agenda akagira kumutinya mu muri we. Akenshi uzarebe abantu nk'abo ngabo, ni urugero nko ku mashuri aho twize, nk'umwarimu cyangwa se undi muyobozi wazaga muri class agenda gake, intambwe ku yindi, nta kintu avuga. Aho ngaho ni urugero natanze muri class, bahitaga ubona ko abantu bose bavuye mu byo bari barimo bagaceceka bagatuza, nta kintu na kimwe abuze. Hari n'igihe wabonaga undi aje yirukanka akubita inzugi agira iki, abantu barashigukaga kubera icyo gikorwa akoze, ariko ukabona ko nta muntu n'umwe uri kwita ku bintu ari gukora. Ariko wa undi winjiye agenda gake gake, nta kintu ari kuvuga, ari gukoresha amaso ye asikaninga ahantu hose, uwo muntu niho usanga abantu benshi batinya. Ni urugero nko mu kazi ukora, uzarebe mu bantu mukorana, wa muntu ukunze kugenda gake gake, ibintu bye abitwara gake gake, uburyo ki muba mumwubahamo, uburyo ki muba mumutinya. Uru rugero rero muhaye rwo ku ishuri na hehe, nawe ugende wihereza ingero z'ahantu hose uba, urebe wa muntu ugenda gake mu bintu bye byose, haba harimo step nkeya, urebe uburyo ki muba mumwubaha. Nawe rero biragusaba kujya ugenda gake mu bintu byose waba urimo. Kabone niyo waba wakererewe ku kazi, kuza wirukanka ntibiri bukureho ko n'ubundi wakererewe ku kazi. Hari igihe ushobora kugera ku kazi wakererewe, babona n'ukuntu uje wirukanka, bakahita batangira kugutekerezaho, bakahita ukabona nibwo ibintu bibaye seriye cyane. Ariko nimba wakererewe ukagera no ku kazi ugenda gake witonze, urutambwe ku rundi, n'uwari ufite icyo aza kukubaza, arebye iyo myitwarire ufite, arebye ukuntu uri kugaragaramo, arebye ukuntu uri kugendamo, ababura hahera. Nimba ushaka abantu bagutinya guhera uyu munsi rero, utangire wige uburyo ki ugendamo, uburyo ki utwaramo ibintu byawe. Ikintu cya gatatu rero uba ugomba gukora abantu bagatangira kugutinya ni iki? Ni urugero, niba wisanga muri situation yo gusuzugurwa, bagusuzuguye, ashobora kuba ari nk'umuntu ugukuriye ugusuzuguye, ashobora kuba ari inshuti yawe igusuzuguye, ashobora kuba hari umuntu ugucarinze mu bikorwa runaka. Icyo uzakora ni ikihe? Uwo muntu akahita atangira kuguha respect, umuntu agatangira kugukunda kandi ukabikora utamusuzuguye. Nimba ni urugero, kadufata urugero rutoya, wenda ndi umuhanzi, muye n'umufana aransuzuguye, ashatse kunyereka ko ari umuntu urenze, ashatse kumbwira ngo kwa kundi basuzuguramo abahanzi, ngo ndirimbira za ndirimbo zawe, ngo bya birimbo ukora wabuze ibyo ukora. Muri icyo gihe uwo muntu ari kugusuzugura, icyo ugomba gukora no kumureba mu maso. Umuntu uzahita umwitegereza mu maso, murebane mu maso, umare nk'umunota wose, yaba akiri kuvuga, yaba yarekeye kuvuga, ugumye umwitegereze mu maso.
numara kumwitegereza mu maso uhita umusubirishamo ibyo avuze nk'aho utabyumvishe, wongere umusubirishemo ibyo avuze nk'aho utabyumvishe, uri kumureba mu maso umwitegereza cyane. Naba ari umuntu wagusuzuguye cyane azahita asubiramo ibyo yari ari kukubwira. Naba ari umuntu ufite ubwenge ntabwo azabisubiramo, ariko uwo ari we wese namara gukora icyo gikorwa ubutaha ntabwo azongera kukikubwira, ntabwo azongera kuguhubukira nk'uko yaguhubukiraga. Nukora icyo gikorwa cyo kumwitegereza mu maso warangiza ukamusubirishamo, ubutwari bwose azagira, yasubiramo atasubiramo, ubutaha ntabwo biba bizongera. Ubutaha azajya akugendera gake mu byo akubwira byose. Icyo gikorwa uzaba ukoze nta gusuzugura kurimo, nta kumwereka imyitwarire mibi kurimo, nawe uzirinde kumureba mu maso n'agasuzuguro, wowe uzubura amaso umurebe gusa. Byonyine icyo gihe umuntu azahita atangira kugutinya mu buzima bwe bwose. Iki kiganiro cyitwa imibanire n'abandi gitambuka kuri YouTube channel ya PD Media. Nagitekerejeho nyitegura kugira ngo mpindure imitekerereze y'abantu mu buryo bwa psychology, philosophy, noneho ugacinjinga attitude yawe, imyitwarire yawe wari ufite ikabasha kuba yahinduka ikaba myiza kurusha iyo wari ufite. Ndizere ko aha tugeze ukurikije n'ibyo wumvishe imyitwarire yawe igiye gutangira kugenda iba myiza. Ikintu cya kane ugomba gukora rero kugira ngo abantu bagutinye, ikintu cya kane ugomba gukora abantu bose bakagutinya no kwiyumva nk'umwami. Kwiyumva nk'umwami, ahantu hose ugeze ukumva muri wowe ko ari wowe ugomba kwita uyobora. Icyo gihe nutangira kwiyumva gutyo muri wowe, n'abakubona bazabikubonamo. Ariko cya gihe uba utigirira icyizere, cya gihe uba ugera mu bantu ukahita usuhererwa bikagaragara nk'aho ugize isoni, ikimwaro, n'abantu bakubonye bahita babona ko muri wowe hari ukuntu nawe utifitiye icyizere. Ariko muri cya gihe wiyumva nk'aho uri umwami, muri cya gihe wumva ko ari wowe ugiye kuyobora aho hantu ugeze, kabone niyo haba hari abantu bakuru bakuruta, kabone niyo haba hari abasaza, abakecuru n'abandi bose bakuruta, ariko muri wowe ukiyumva nk'aho uri umwami ku giti cyawe, nawe ubangamiye. Icyo gihe nubageramo ntuzabura icyo uvuga, nubageramo ntuzabura uko witwara, ntuzitwara nabi, kubera ko uzaba ari wowe muri wowe, uzaba wumva ko ari wowe uhedinze aho ngaho. Guhera uyu munsi rero tangira wiyumvemo kuri umuntu udasanzwe. Guhera uyu munsi tangira uhindure imitekerereze yawe. Nimba warajyaga wigirira icyizere gikeya, utangire wiyumvemo kuri umwami, utangire wiyumvemo icyizere kidasanzwe, wiyumvemo ko uri umuntu udasanzwe. N'uzakubona mu maso akakubona icyizere wifitiye, nawe hazatangira kugenda agutinya gahoro gahoro. Guhera uyu munsi wiyumvemo ko uri umuntu udasanzwe. Ikintu ushaka gukora cyose kuko uri umwami, ahantu wageze hose ukahita uhakaba kuko uri umwami, ikintu cyose uzakenera gukora uzagikora, ikintu cyose uzatekereza kuvuga uzakivuga. Icyo usabwa gusa wowe no kwiyumvamo nk'aho uri umwami, aho ugeze hose ugomba kuhayobora, ugomba kuhabera umuyobozi. Ikintu cya gatanu uba ugomba gukora abantu bakagutinya ni iki? Ikintu cya gatanu, niba ahantu uri utahakunze have. Ahantu uri niba utahakunze have. Icyo ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa gikorwa n'abantu bafite umutima ukomeye. Ni urugero, nimba akazi urimo urakora utagakunze, kavemo ushaka kandi, kuko buriya twavutse rimwe tuzapfa rimwe, kubaho ni rimwe. Niba ubaho utishimye ukaba uri ahantu utishimiye, n'ubundi mu buzima bwawe uzaba warabutwaye uko udashaka. Ahantu uri guhera uyu munsi nimba utishimye have. Ibyo ukora nimba utabyishimiye bireke ushaka ibindi, nubwo uzakubona icyo gikorwa wakoze hazagutinya. Ni ukuvuga ngo nimba uri kumwe n'umuntu
ukabona uwo muntu utamukunze, ukabona uwo muntu utakimushaka, uwo muntu umureke, umwihorere. Uwo muntu ntazakugaya ko wamuretse, ahubwo azatangira kugutinya bitewe n'umwanzuro wafashe. Mu buzima rero bwawe ni wowe ufite uburyo ki ubukontororamo. Nimba ubona hari ikintu kikubangamiye, kireke guhera uyu munsi. Nta mpamvu yo kwihoma ku kintu kikubangamira mu buzima bwawe. Nimba ari umuntu, nta mpamvu yo kumwihomaho cyane kandi ubona ko ubuzima bwawe nta terambere ari kubugezaho. Nimba ari akazi, nta mpamvu yo kukihomaho cyane kandi ubona kuko katagushimishije, ubona ko katakikunejeje. Iki gikorwa ni icy'ubutwari, iki cyo haba gikorwa n'abantu bakeya. Nawe nubishobora, ahantu uri ukabona utahishimiye, have uzakubona wese, uzumva n'uwo mwanzuro wawe wafashe wari wese, azagutinya, azaguha respect. Rero nimba mu buzima hari ikintu kikuboshye, kikubangamira, icyo kintu kibohore, ugihunge, ugisige kure. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora kugira ngo abantu bagutinye, kugira ngo abantu bakubahe, ikintu cya gatandatu ugomba gukora, ugomba guhinduka. Guhera uyu munsi, nimba abantu bagusuzuguraga, nimba hari ukundi kuntu wagaragaraga, ugomba guhinduka kugira ngo n'ubuzima bwawe buhinduke. Umuntu nabona warahinduye ubuzima, akabona warahindutse, imyitwarire wari ufite, ibyo wakoraga ukaba wabihinduye, uko wari umeze akabona wacenginze attitude, niko nabyita, nawe arahita atangira aragushyira attention, atangire kugutinya kuko abona utandukanye n'uwo yari azi mu minsi yashize. Icyo bigusaba rero, ikintu cya gatandatu ni uguhinduka kugira ngo n'ubuzima bwawe buhinduke. Ugahindura imyitwarire, ugahindura uburyo watekerezagamo, ugahindura ibyo wakoraga byose, ugakurikiza ibi ngibi kugeza kuri iki cya gatandatu. Cya gatandatu ni uguhinduka, guhindura imyitwarire, nawe ubwawe ugahinduka kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nudahinduka, nta muntu uzigera abasha kuba yakubaha, nta muntu uzigera agutinya. Guhera uyu munsi rero urasabwa guhinduka, gukurikiza ibi ngibi. Ikintu cya karindwi ugomba gukora, ugomba kwishyiramo, ikintu cya karindwi ni ukutagira ubwoba. Abantu benshi dukunze gusuzugurwa bitewe n'ubwoba twagize, tukanabugaragaza bitewe n'ubwoba bwo gukora ikintu runaka, bitewe n'ubwoba bwo gutekinga risk ku kintu runaka. Ni urugero, ukaba ushaka gukora business ariko ukagira ubwoba yuko ushobora kuzahomba, cyangwa se ukaba ushaka gukora igikorwa runaka, ni urugero nko kuba wabwira umukobwa ko umukunda ariko ukagira ubwoba. Ubwoba nashatse kuvuga ni ubujyanye n'ibyo ngibyo, ubwoba bwo kugira icyo wakora. Icyo ugomba kwirinda rero wowe ni ukwirinda ubwoba, ukikuramo inyama y'ubwoba, ugashirika ubwoba. Umuntu wese uzakubona ko utagira ubwoba, nawe azatangira kugenda yagutinya. Guhera uyu munsi, nimba wagiraga ubwoba, utangire wikuremo ubwoba, ube risk taker, ujye utekinga risk y'ikintu cyose ugiye gukora, na risk zaza kuvamo ukaba wazirengera. Tangira wikuremo inyama y'ubwoba, ibintu byose ujye ubigerageza, ibikunze bikunde, ibidakunze ubwo si ibyawe, ariko utabigiriye ubwoba. Kutagira ubwoba rero nabyo bizatuma umuntu wari wese akubona nk'umuntu w'igitangaza, atangire kugenda gutinyamo, kuko abantu benshi tugira ubwoba cyane. Ni nabwo butuma tudatera imbere ngo tugere ku bintu, kuko dufite ubwoba bwo kuzagira icyo dukora ntikirebwe neza cyangwa se kigafeiringa. Wowe icyo usabwa ni ugutangira uyu munsi, ntugire ubwoba. Abazakubona ko watekinze risk bazatangira kugutinya. Ikintu cya munani ugomba gukora abantu bakagutinya,
ni ukwihagararaho cyangwa se gufata inshingano. Abantu benshi ntabwo tujya tubasha gufata inshingano ngo ube wavuga ngo izi nshingano ni izanjye, ni njyewe zireba, ni ugiye kuzirengera. Tangira guhera uyu munsi wiga gufata inshingano zawe zimenye kandi wihagarareho mu nshingano zawe. Umuntu wese uzakubona uri mu nshingano zawe uri kuzikora wihagazeho ubifitiye confidence, umuntu azatangira kugutinya. Ikintu ugomba gukora rero ni ukwihagararaho ugafata inshingano zawe ukazishyiraho kari izawe, nta wundi muntu ubashije kuzegekeraho cyangwa se ngo ugire undi uzikoreza. Inshingano zawe ukabasha kuba wazirwanirira wenyine. Muri icyo gihe umuntu wese uzakubona ko wihagazeho wafashe inshingano zawe ukazigira izawe, umuntu azabasha kukubaha kandi azanabigutinyira, azagenda gutinya bitewe n'uburyo ki ubyitwaramo. Ikintu cya 9 ugomba gukora ni ukwitanga ku kintu ukunda. Ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu muri wowe wumva ukunda, nimba wumva ukunda gukina umupira, ukabyitangira, ukagira ibitambo utanga kugira ngo icyo kintu ukunda ubashe kukigeraho. Ibitambo mvuga nk'ibikugora, inzitizi zose ucamo kugira ngo ubashe kuba wakina uwo mupira, ukemera ukazicamo, ariko icyo ukunda ukacyitangira. Buriya abantu twese siko tubasha kwitangira ibintu dukunda. Hari igihe tubona inzitizi mu bintu dukunze, harimo inzitizi nyinshi, bikarangira tubyihoreye. Wa muntu rero uzabona witangira ikintu akunda akaba yanakivira amaraso ariko akabasha kugera ku cyo akunda, uwo muntu abantu bose baba bamutinya, uwo muntu aba atinyitse cyane. Nawe niba ushaka ko abantu batangira kugutinya, tangira witangira ibintu ukunda, ubigaragaze, buri muntu wese abone ko witangiye ikintu ukunda. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma kitugeza ku musozo w'iki kiganiro cyacu cy'imibanire n'abandi kinyura kuri PD Media. Ikintu cya 10 ugomba gukora abantu bakagutinya ni ukudapfukiranwa mu gutanga ibitekerezo. Urugero, nimba uri muri meeting runaka bakaba bari gutanga ibitekerezo, ukaba ari wowe ugezweho ukabona uri gupfukiranwa, jya uzamura ijwi ryawe na confidence nyinshi, niwemere ko upfukiranwa mu gutanga igitekerezo cyawe icyo ari cyo cyose, ntugapfukiranwe mu gutanga igitekerezo cyawe. Siko abantu bose bashoboye cyangwa se siko abantu bashobora gutanga igitekerezo mu ruhame rw'abantu. Mu gihe ugize ubwo butwari bwo gutanga igitekerezo, ntukagipfukiranwe. Umuntu wese uzabura aho ngaho nareba uburyo ki udapfukiranwe, uburyo ki urwanyije gupfukiranwa kwawe, azatangira kukubaha, atangire kugutinya. Kabone niyo yaba ari mu nshuti zawe muganira, ntuzemere ko igitekerezo cyawe gipfukiranwa. Iki nicyo kintu cya nyuma, kudapfukiranwa mu gutanga ibitekerezo. Ibi byose guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma, genda utangire ubyapurayinge, utangire ubigerageze. Guhera uyu munsi nkwijeje ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ukaba umuntu utinyitse kandi wubashywe. Nizere ko ino video yagufashije, kandi subscribe, sharing no ku nshuti zawe zibashe kumenya ibi ngibi. Thank you so much. Umanuke muri comment gato utubwire ikindi twaza gukoreraho ubushakashatsi.